Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo, inshuti zacu aho muherereye hose. Tubifurije umugisha w'Imana, icyubahiro cy'Imana no gukora kw'Imana bibane na buri muntu wese aho uherereye hose, aho uri hose. Amahoro y'Imana bane namwe. Ndabashuhuje njyewe Pastor Mbonyishute Etienne, buri muntu wese gukora kw'Imana kubane nawe. Nagira ngo nkubwire ngo komera, kandi Imana yacu se w'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe. Ntago ari byiza kuko turi mu gihe gikomeye, ariko buri muntu wese akomere ashikame. Tugeze mu bihe by'imperuka, tugeze mu bihe abantu badamaraye, tugeze mu bihe iyi si turimo ifite ikibazo, ariko buri muntu wese yakabaye maso agakomera agashikama, kubera yuko Kristo ari hafi kuza. Dushuhuje abanyarwanda aho bari hose, amahoro y'Imana bane namwe mu bihe bikomeye abanyarwanda turimo, abari i Kampala, abari i Kigali, abari mu Burayi, abari mu Buhinde, abari hirya no hino. Buri muntu wese tumusabiye umugisha w'Imana kandi akomera ashikame. Twifatanyije na buri muntu wese ahari. Reka tuvuge ngo u Rwanda turarukunze, igihugu turagikunze, kandi buri muntu wese akomere ashikame, kuko icyubahiro cy'Imana, Imana igiye kubarinda kandi ikabagirira neza. Twishimiye buri muntu wese, duhaye karibu buri muntu wese. Ntago nzi situation urimo, nta nubwo nzi ibyo urimo ukora muri ino minsi, ariko Uwiteka Imana aguha umugisha. Mbese topic y'ijambo twavuga ngo iki? Twavuga ngo kunda igihugu cyawe, ugisabire umugisha, hanyuma ugisengere, ukirwanirira ishyaka, kuko Uwiteka Imana yarwaniriye Abisirayeli barimo bava mu Egiputa, abagirira neza, yohereza Mose, arangije arabacungura. Nawe rero aho uherereye hose, aho uri hose, sengera igihugu cyawe, usengera umuryango wawe, usengera itorero ryawe, usengera urugo rwawe, usengera abavandimwe, usengera izo ngeri zose, hanyuma Uwiteka Imana azakugirira neza. Rero nimukabona abantu bose kuri zino mbuga nkoranyambaga barimo bavuga amagambo menshi, nuko bamwe baba bakunze igihugu cyabo, abandi bakacyanga, abandi bakaba abanyapolitike, abandi bakarwanira amafaranga, abandi ari bwo butunzi. Ariko reka mbabwire ngo mukunde igihugu cy'u Rwanda, mukunde abayobozi, mukunde Ubugande, aho uri hose uhakunde, uhasengere, hanyuma Uwiteka Imana azakugirira neza. Twishimanye n'abishimye, tubabaranye n'abababaye, kubera ibihe bidasanzwe turimo. Reka Uwiteka Imana aguhere umugisha aho uri, kandi ibyawe byari byarapfuye Uwiteka bizure mu izina rya Yesu. Natwe dushimiye Imana. Iyi ngiyi yari channel bitaga Yerusalemu cya Iwacu TV. Hanyuma rero twaje kuza gushyiramo amazina yacu agendanye n'ibyangombwa byacu n'ibituranga, kuko ni nayo ntego cyangwa ni nawo mugambi, kugira ngo umuntu ufite zaba TikTok, Facebook, buri muntu wese amenye ngo rino zina niryo ryanjye. Nawe nkwifurije kuba wabikora, ukabikora mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, hanyuma ikindi ugakurikizaho. Rero ijambo ry'Imana muri no minsi, dufite ijambo ry'Imana rivuga ngo kuzukanwa na Kristo, hanyuma kuba warapfanye na Kristo ukazukana nawe, ni iby'igikundiro, ni iby'icyubahiro. Reka nkubwire ngo ba maso, numara kuba maso, ubere maso bagenzi bawe. Hari umugabo umwe nakunze, wavuze avuga kuri nyakubahwa perezida w'igihugu wacu w'u Rwanda. Nubwo turi mu mahanga, ariko ni perezida wacu. Muhumure, nta byacitse. Ntago ndi muri politike, ahubwo ndimo ndavuga amagambo akomeye cyane, arenze ayo navuze mbere, kuko harimo amagambo twavuze tubona muri komanteri, tubona abagiye badutunga intoki, ariko n'ubundi umuntu aza hano azi yuko n'ubundi intoki azazitungwa, kubera ko igihe uzavuga ukuri, igihe cyose uzavuga ukuri, hari abantu mutazahamanya, hari abatazemera ukuri kwawe, hari abazakwemera, hari abazakuvaho, hari abo muzagendana.
niyo mpamvu rero nanjye nkubwira ngo komera mukuruzi, hanyuma uwiteka azagutabara kuko wakoresheje ibintu by'ukuri. Ukuntu numva nakubwira ngo ba maso, umugambi w'Imana ni munini kuri wowe, umugambi w'Imana urakomeye. Nuhagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ndagutangariza ko ntacyo uzaba, ndagutangariza yuko uzakomera, ndagutangariza yuko uzaba umutunzi muri ino si haba hehe, kandi uzabona n'ubwami bw'Imana. Ntago abarokore ari bo bakene, ahubwo abarokore nabo bagomba kubona imbaraga z'Imana, bakabona ibintu, bagacuruza, bakagirirwa neza. Narindi kuvuga ngo rero hari umugabo nakunze, nanjye uwo mugabo icyamunyereka namukora mu ntoki, nk'uko yavuze ngo icyamwereka perezida wa Repubulika y'u Rwanda nawe yamukora mu ntoki. Usibye yuko ibintu byateye abantu bakaba bumva yuko barwanira ukuri, baharanira ukuri, ariko wareba mu nyurabwenge ugasanga abantu ntago barimo baharanira ukuri, ahubwo barimo baraharanira iby'isi, barimo barabimaranira. Nta wanga iby'isi, ahubwo nuko ushobora kubibona ukabibona mu nzira zitari nziza. Wakoze mu kuri, abantu benshi bafite ibintu ahanini ntago byagiye bica mu nzira nyazo, ahubwo hari ukuntu waba warariganije, hari ukuntu byaba byaragenze. Abandi batunze kuko banyanganyije ibintu by'abantu, abandi bari mu bintu bitari ibyabo, bari mu bintu ndetse abantu barinze gupfa kugira ngo babibone. Rero ndagira ngo nkubwire ngo kosora ibyo bintu hakiri kare, kubera yuko hari Imana ifite imbaraga, hari Imana ifite ubutware. Ubwo ubona unezerewe uno munsi, ejo bizahinduka, kubera yuko ibintu byose bitigeze biva mu maboko y'Imana, ibintu byose bitigeze biva mu kuri kw'Imana. Ibyo byose ndakubwiye ngo nutaza ku Mana, ibyo byose yaba ari amadini akomeye mufite, yaba ari amasambu akomeye mufite, byaba ari ibintu bikomeye mufite, bwaba ari ubucuruzi mufite, ntabwo nje gutera ubwoba abantu hano kuri YouTube, ariko ndagira ngo mwongere mugaruke, musabe Imana imbabazi. Ibintu mufite byose Uwiteka abyeze, namara kubyeza bitunganye, namara kubitunganye mubibemo bitunganye, mubibemo bifite icyerekezo. Hari abantu bafite amakanisa, ariko ayo makanisa akaba yarabonetse kinyume na sheria, barahemutse kugira ngo bayabone. Ni ukuri kwiyera yo mu ijuru, inyangamugayo iyadutumye, uwera wa Isirayeli. Imana yahamagaye Mose ikamubwira ngo ndagutumye, ikamugirira icyizere. Imana yaguhamagaye, nanjye Imana yampamagaye ikangirira icyizere. Ibintu urimo ndagira ngo uhindure ibi bintu. Nubwo hari ibintu wakoze, birashoboka ko waba waranyanganyije, ariko iri jambo wamara kuryumva ukavuga ngo noneho uyu munsi ndemeye, noneho uyu munsi ndagarutse. Uwiteka Imana guha umugisha, Uwiteka Imana kugirire neza, Uwiteka Imana kubere maso ku bintu urimo gusengera. Wowe unkurikiranye, icyo urimo gusaba cyose Imana ikiguhe. Birashoboka yuko waba warabuze epfo na ruguru, birashoboka ko wagiye ku bashumba benshi ntibikunde, birashoboka ko wagiye mu nsengero nyinshi ntibikunde, ariko uyu munsi wa none jya muri komenti wandike ijambo ngo amena, nemeye gukora kw'Imana, hanyuma uraza kuza gufungurirwa imiryango. Cya kabiri, aha hantu uri birashoboka ko atariho Imana yavuganye nawe, ukaba urimo kwizengurukaho uvuga ngo bizasohora ryari, uhamagara abahanuzi aho bavuze ibitangaza ukagenda. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none emerera Kristo nk'umwami n'umukiza akubature, kuko iyo yamaze kukubatura uhinduka umwana wiwe, uhinduka ubwoko bwiwe. Haleluya! Uwiteka Imana akugwize, agufungurire urubyaro, agufungurire bizinesi, igihugu cyose urimo Uwiteka kugirire neza. Hanyuma amahoro y'Imana no gukora kw'Imana ndagusengeye mu izina rya Yesu, ndagusengeye mu izina rya Yesu, kugira ngo Imana y'imbabazi, Imana y'imbaraga, Imana yumva gusenga, Imana ikiranuka, Imana idakiranirwa igere mu nda yawe, iguha urubyaro. Byaranze ariko none bigiye gukunda mu izina rya Yesu, kuko Imana y'amahoro
ari yivuze, ntago ari Pastor Etienne uvuze, ahubwo ni Imana y'amahoro ivuze. Nsoje ngusabira umugisha w'Imana, nsoze nkwifuriza imbabazi z'Imana, gukora no gukomera